mfite impamvu zo kuririmba numva nuzuye amashimwe. Haleluya, haleluya. Ngiye gushima Imana kubw'uyu mwanya Imana iduhaye kugira ngo tuganire ku ijambo ryayo. Uyu munsi muri kumwe na Pastor Dr.GAKWAYA Emmanuel. Agiye kubaganira kuri Zaburi ya 73 umurongo wa 26. Aravuga ngo umubiri wanjye n'umutima wanjye birashira, ariko Imana niyo gitare, umutima wanjye uhungiraho, kandi niyo mugabane wanjye iteka ryose. Amen. Hano turabona muri iyi Zaburi yitirirwa Umulewi Asafu, bamwe baririmba bakora worship, baramya Imana mu rusengero bashyizweho na Dawidi, kandi turabona ko kandi tuzi neza yuko bano abalewi ari Umulewi nyine uko yari muri babandi batungwaga n'icya cumi cyaturwaga mbese mu rusengero rw'Imana. Uwiteka rero yavugaga ko ari we mugabane wabo. Uwiteka niwe wari umugabane we mu gihugu cya Isirayeli, kuko nyine batungwaga n'icya cumi cyaturwaga Uwiteka. Hano rero aravuga ati umubiri wanjye n'umutima wanjye birashira. Hano ni ukuvuga ko yari afite intege nkeya, harimo ikibazo, yari afite ikibazo cyatumye agira intege nkeya. Noneho rero hano ugasanga aravuga ko Ariko Imana niyo gitare, umutima wanjye uhungiraho. Ufite ikibazo wese, cyane cyane yakora mu nzu y'Imana, agomba kumenya aho ahungira. Uhungira ku Uwiteka. Wacika intege, waba umeze neza cyangwa uko waba umeze kose, ni byiza ko uba uri hafi y'Uwiteka kugira ngo umuhungireho. Ngo kandi niyo mugabane wanjye iteka ryose, kubera ko nyine umugabane we ni batungwaga n'icya cumi, batangaga icya cumi. Noneho muri byo rero niba aricyo cyamutungaga, ntabwo bari bafite aho guhinga handi. Niba rero yaracitse intege ku kibazo iki n'iki, ugomba kumenya nawe aho wahungira, kuko nawe yahungiye yahungiye ku Uwiteka. Haba ibibazo byinshi, ntabwo ari byo tuvuga hano, ariko turavuga ko uko byagenda kose, ucitse intege, uri mu murimo w'Imana, aho uhungira nta handi, uhungira ku Uwiteka, uhungira ku Mana. Hano rero turabona ko yatura ibyo umwisirayeli wese cyangwa umukristo uwo ari we wese wubaha Imana abasha kwatura, ko Uwiteka ubwe abereye inkingi n'umurinzi w'ubugingo bw'abamwiringira. Uwiteka niwe twirukiraho, niwe ushaka, niwe usanga, niwe kuko ari we murinzi w'ubugingo bwawe, niwe ukubereye inkingi, niwe wizera, niwe ugomba kwiringira. Mu yandi magambo, ugomba kwiringira Uwiteka. Wagira ikibazo buri gihe, ukaba ari we usanga, ukaba ari we wereka ikibazo cyawe, aho kugira ngo ugume wiganyira, ahubwo uragenda ukereka Uwiteka ikibazo ufite, kugira ngo kandi ukakimubwira uko umutima wawe utera, ukakimubwira kugira ngo agire icyo agikoraho, kuko Uwiteka nta kimunanira. Hano rero turabona ko araturira Uwiteka ibiri ku mutima we. Nawe ubwawe rero, iyo usanze Uwiteka uri mu masengesho, ugomba, kuko iriya ni indirimbo, ubundi za Zaburi ni indirimbo cyangwa isengesho. Nko muri uyu mwanya ni isengesho yabwiraga Uwiteka uko amerewe. Natwe rero uko waba umerewe kose, unezerewe, wishimye cyangwa ufite ikibazo, ni byiza ko ukingura umutima wawe kugira ngo Uwiteka
umubwire, umwaturire icyo ushaka kumubwira kugira ngo nawe akumve kandi azagusubiza. Kuko Uwiteka aba hafi y'abamwiringira, aba hafi y'abamwizera bose, cyane cyane abitirirwa izina rye. Uwiteka rero aguhe umugisha kandi aguhe gutangira umwaka neza wa 2022 wumva ko Uwiteka wakwambukije umwaka wa 2021 ugiye gukomezana muri 2022 uwiringira, kandi azakurinda kandi agukomeze ubugingo bwawe, ubumwegurire mu izina rya Yesu, kugira ngo bumurusheho kumererwa neza, aguha amahoro muri byose. Muri uyu mwaka dutangiye, Imana ibaho umugisha, ibagirire neza muri uyu mwaka dutangiye, twese dushima Imana, tuyereka ibitubabaza n'ibindi byose n'ibitunezeza, kugira ngo irusheho kubana natwe. Uwiteka abaho umugisha mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen.